umugabo yari ari hano ngaha ari kumwe n'indaya. Undebere, umugore we yari yiryamiye ameze neza nta kibazo rwose, umugabo ari kumwe n'indaya mu cyumba cy'umugore. Ndebera amahano uno mugabo yakoze. Arangije afata ya ndaya ayishyira ku buriri, umugore arikanga. Mu by'ukuri umugore niho yari aryamye. Umugore amaze kwikanga na ya ndaya irikanga. Ndebere ino filime urebe akantu ku kandi witonze. Umugabo arangije, uno mugore nyine yimeza neza, mugenzi we arabyuka. Amaze kubyuka, uno mugore yitwa Suzana. Suzana amaze kubyuka, arangije umugabo we nyine arivugishwa ati rwose mbabarira, uti ndaza kugusobanurira neza uko bigenze, ndaza kukubwira akantu ku kandi, umbabarire wirakara wigira umutima mubi. Mugambwa turamunsobanurira iki? Ati nicyo wumva ukwiriye kumbwira, icyo nabonye ni iki? Ibyo mbonye birahagije, nutakaza igihe cyawe rero. Umugabo nyine yumva ukuntu umugore ari kumubwira ati rero yaba bitagushimishije nyine ntago wakabaye umuzanye hano, rero ndumva nta kindi ukwiriye kumbwira. Umugabo ati oya rwose ntago nyine ndabyumva, urababaye. Umugabo ati okay, reka nigendere ngamuryoherwe, ntacyo bitwaye. Umugabo nyine hano ngaha yikangamo, areba umugore we nyine ntago amututse, ntago amubwiye nabi. Hari abagore batagira ino mitima, umva ngo umugabo nibazanye indaya ngaramukubita cyangwa bafatane barwane cyangwa kubita indaya bazanye. Nyine hari abagore ibyo batabigira, ahubwo bazi kwiyakira mu buzima bwose. Uyu nguyu yambwete rero ibyo ngibyo wibitindaho ni ibintu bisanzwe. Ati kuba yarakaye se ibyo twebwe biratureba. Ati nyine nihangane, abagiye gushaka ibindi akora. Ati kandi wibuke ko tutaje ari nijoro, ati tuje ku manywa, ati ndumva nta mpamvu zo kurakara. Umugabo ati tariki ijambo ambwira rirandiye. Umugore ati wana ibyo byihorera, ati byose ni ibiki? Ati ijambo hari umunsi abantu batavuga, ati twese ibyo tuba twarumvishe nuko ari bikeya. Indaya yaraje umusunika hano ku gitanda, arangije nyine ambwira ati humura wowe ibyo uriya mugore uraza kubyibagirwa, ndaza kubikwibagiza humura. Umugore yaje ahangaha mu gikoni arimo kwitekera gutunganya ibyo kurya. Umugabo aza afunga umukandara, bishatse kuvuga nyine ngo uno mugabo amuca inyuma. Ari gufunga umukandara, arazana ambwira ati rwose ihangane nyine mbabarira, nuko nguko bigenze. Umugabo ati kandi rwose wa mugore we mba mbona hari n'ikintu nkurebamo nkabona nyine nunkunda. Ati niyo haba wankundaga ntago nakabaye nazanye umugore hariya mu cyumba, nurangiza ngo wishishishe umere nkaho ntabyo wabonye. Umugabo ati rero reka mubwize ukuri mugabo wanjye, niba ujya ngo uzazana umugore kugira ngo ndwane nawe, uzane indaya nyine kugira ngo urebe uburakari bwanjye urwane nanjye, ntago ibyo ngibyo rwose nshobora gukora mu buzima bwanjye. Umugabo ati nyine icyo nicyo kinyereka yuko utankunda. Ati yaba wankundaga uba wambwiye nabi ukananonganya ku buryo bukomeye, utariko wowe yise wizira hano mu gikoni nta nubwo bikureba. Ati mbega kuba naguca inyuma ntacyo bigutwaye, nta nubwo ubabaye. Uti wa mugore we nangiye kubibona. Umugore nyine hano ngaha abyumva amayesha ambwira ati ubundi njye nawe ko twatandukanye nyine tutakiri kumwe nk'umugore n'umugabo, kuki nakubuza uburenganzira bwawe? Ati ibyo wifuza nyine ukwiye kubikora. Ati ntabwo nkwiye kukubangamira mu mahitamo yawe. Uyu nguyu ambwira ati rero niba atari ibyo usohoke unagende, yandaye ibiraje. Izangaha n'umugore nyine arangije aravuga ati okay, ati reka noneho mbazanira ibiryo murye, ndabona mwarangije ibyo mwakoraga. Uyu nguyu ambwira ati genda nyine utuzanira ibiryo. Uyu nguyu aravuga ati sheri wanjye ba wicaye hano ngaha nyine, ati byuriya nibyo nyine yihangana, ati bibaho mu buzima. Ati se yambuza kwibanira n'uwo nkunda? Ati se yambuza nyine kwishimisha n'uwo nkunda? Ati ibyo ngibyo ntago rwose yabimbuza. Ati nuko mbona ngaha nyine, ati nje kukuzanira ibyo kurya, ati ngereka mbe n'ibingibi nyine yateguye. Ati ntacyo bitwaye se? Ati cyangwa uragira ngo nkurinde nyine dusangire? atoya ariko ati ubushaka ubutegereje ibyawe urebe. Umugabo urebye avuga ati biragaragara nkaho bitanaryoshye. Umugore utagira umutima mu bisuza urabona rwose ahangaha yaraje abazanira ibyo kurya. Suzana wacu abazanira ibyo kurya
nta mutima mubi, nta kubabwira nabi rwose, kandi ibyo barimo yari abizi. Arangije hano aravuga ati rwose nimuryoherwe, nimugire ikibazo na kimwe, nabiteguye neza mbyitondeye. Uyu nguyu ati sawa nyine genda, ati genda ije n'ibyo mu gikoni, ati bayi tureka nyine twishimishe. Urebe bukeye bwaho umugabo yari ari hano ngaha ari mu kazi nyine ameze neza, nta kibazo na gitoya afite, ari mu kazi ari kwikorera ibyiwe. Muri ako kanya nyine aba yumvishe telefone birasonye. Ninde wari umuhamagaye kuri telefone? Yaramuhamagaye aravuga ati asiwe, ati uyu nguyu koko ninde umbujije amahoro? Abirengagije ababohereje na mesaje. Urebe neza uno mugabo nta wundi ibyo yabikoraga ni Suzana. Arangije hano ngaha yamweje mesaje aramubwira ati rwose mugabo mwiza ndakwinginze umbabarire rwose uze tuze guhurira hahandi habinuma, hahandi twajyaga duhurira kera, aba ari uza kuza duhurire, hari ikintu nifuza kukubwira. Uno mugabo atakose uyu nguyu we ko njye namuvuyeho, natandukanye nawe, n'iki kintu yifuza kunganiza, kuki ari kumamagara ngo ngende hariya, ngende se hariya mfashe iki mu by'ukuri? N'iki kintu yifuza kumbwira uretse nyine ubutiku bw'abagore, kumbwira yuko nyine nahindutse nakiri umwana mwiza? Ati hari ikindi kizima yambwira? Ati ni ariko reka ngende. Muri ako kanya nyine yavuye mu kazi aragenda, azanga Suzana ari uhari nyine aramubwira ati ubu ngubu unyicira akazi kugira ngo ngenze nawe muri nawe, ati urumva koko ubu utamemukiye? Uyu nguyu araseka aramubwira ati se ibi bihe wabyibukaga? Bibukaga igihe nawe duhura bwa mbere ko twahuriye hano tureba inuma nyine ari njye uri kuzorora? Ati urabyibuka neza? Umugabo nyine aritegereza areba nyine inuma ziguruka, ariko ibyo ngibyo ntiyabyitaho, nta kintu na kimwe byari bimubwiye. Arangije aramubwira ati rero wakoze nyine kuza kubana nanjye, kwifatanya nanjye kwibuka bino bihe. Uti nari nkuzanye aha rwose kugira ngo nyine twiyibutse ubuzima bwacu bwa kera, ndabizi. Umugabo arangije aramubwira ati mfana nkubwire wa mugore we, niba watekerezaga ko ngiye mfite umwanya wo kuza kwangiriza aha ngaha, nta mwanya mfite, dore unyiciye akazi, wari uzi neza ko unkuye mu kazi. Uti nta n'isoni, reka nze ndebe inuma si byo ni ibiki? Ibyo ni ibiki waba uri kunyereka koko? Usibye ko utagira isoni nta n'umutima w'ubwenge ugira. Ati izo numa ni ibiki uri kunyereka? Ati ibyo se nanabireba kuri televiziyo, bifotoruze kubinyohereza kuri telefone ndebera. Umuntu wabaye umugore we. Arangije amusize hano wenyine, agahinda karamwishe. Aho arigarukira yiyizira mu kazi, hari uwamuzaniye igipapuro, arangije agisinyaho yuko nyine akibonye. Arasinya ati nta kibazo rwose ndabibonye, mugende nyine mugaragaze yuko mbibonye. Ese ninde wari umwandikiye? Ninde wari umuhaye urwandiko? Yararufashe. Arangije aha ngaha ambwira ati sabaye nyine genda. Yaraje aha ngaha ararusoma, abonye ibyanditseho agahinda karamwica. Ese ni ibiki byanditse kuri uru rupapuro? Agahinda karamwishe, agira ubwoba, ndetse urabona yuko n'umutima urimo kumurya. Ntago nungaha noneho agifite amarangamutima yo kuba yarwanya ibi ngibi. Ese bimeze bite? Bigenze gute? Icyo yakoze yafashe telefone atangira guhamagara. Ese ninde yari ahamagaye? Ninde wari wohereje urupapuro? Yambwiye ati mbabarira rwose noneho nze mure nawe tube twavugana. Ati ndakwinginze kuri ino nshuro. Nta wundi yari arimo kubwira, ni Suzana yari arimo kubwira aha ngaha. Arambwira ati rwose Suzana mbabarira rwose, noneho ube wama umwanya nubwo wama iminota 2 yabihagije ubundi nsobanuriye ku bijyanye n'iki gipapuro, kuko ntago ndi kubyumva neza, ntago mbisobanukiwe. Ese ibi byaba ari ibiki? Umugabo yafashe inzira aragenda ajya guhura na Suzana. Ese ni ibiki Suzana yamwandikiye? Suzana nawe yari yicaye hano ngaha nyine amutegereje, abaramubonye araje, aramubwira ati ngende inde wo kwanga ubutumire bwawe. Koko umugabo nyine yaraje
atangira nyine kumubwira ati wiriwe neza. Umukobwa ati niriwe neza rwose nta kibazo, uti nahagutanze nubwo ari wowe wantumiye. Umugabo aramubwira ati rwose nta kibazo kandi wakoze kuza. Aramubwira ati nabonye urupapuro rwawe numva binteye ubwoba, ese n'ibiki biri kuri runo rupapuro byatumye uno mugabo arira? Kandi mu by'ukuri muzi ko abagabo kurira biba kure. Uyu nguyu aramubwira ati rwose umbabarire, ntabwo nigeze mbona umwanya wo kukubwira, ntabwo nigeze mbona igihe cyo kuba nagusobanurira. Ati rero ukuntu bimeze nuko nkuko wabibonye, ati ndwaye kanseri kandi nsigaje igihe gitoya cyo kubaho. Uno mugore burya yari arwaye kanseri, ibyo twabonaga byose uno mugabo amukorera burya yari afite kanseri. Uretse urebe umugabo aramubwira ati se kutambwiye? Umugore ati nakubwira gute kutigeze umwanya wo kuba naganira nawe, wo kuba nahura nawe? Umugabo ati ibyo ntabwo ari byo byo kwitwaza, ariko wari ukwiye kumbwira ukambwira ati nyine mfite ikibazo iki n'iki cya kanseri, ntabwo wari bubiceceke. Ati guceceka ikintu nk'icyo gikomeye gutyo ntabwo byari bikwiriye rwose, wari bumbwize ukuri ukambwira nk'umugabo wawe. Nga Suzana arangije ambwira ati rwose mbabarira, ntago nyine nashatse kubiguhisha ariko wowe wanyimye umwanya. Ati se buriya wowe nari buguhereze, nari bukubwire sangaye ngana ibitekerezo, ibintu byose wankoreraga, ukuntu wamemukiraga, nari bubihere hehe? Uyu nguyu akamubwira ati none se kubera iki ubane nanjye mu nzu? None se nubwo naba naraguhemukiye da, ubu kwifata ukambwira ati ndwaye kanseri? Ati iryo jambo ritwara amasaha angahe? Uyu nguyu nyine ahije amubwira ati oke, uti mbabarire rwose, ati njye nabonye nta mwanya umereza, ntago nigeze rwose nakumva nabikubwira bitewe n'igihe wari urimo. Ati nabonaga ufite ibigushishikaje, nabonaga hari ibindi wahaye agaciro, wahaye umwanya. Ati njyewe unyima umwanya. Umugabo ahije amubwira ati basi ndakwinginze mbabarira nibura rimwe ryonyine, ndebe yuko basi nabasha kuba nakwitaho muri iki gihe njye nawe, tukaba twakongera tugahuza tukagwiza, tukaba twakongera tukabana nk'umugore n'umugabo. Uyu nguyu yabyumvishemo nyine ararira, arangije amubwira ati njye ndinde wo kuba nabyanga, ndinde wo kuba nakwangira yuko njye nawe twakomeza umubano. Urebe hano ngaha nyine njyeba nkwamo nyine barishima, nyine batangira urundi rukundo, bahana ceyazi, atangira no kumutamika, nyine bisobanuye ngo yamubabariye ibyo yamukoreye byose. Umugabo amubwira ati nibura ndakwinginze mpereza uno mwanya tuwubanemo, njye nawe igihe usigaranye tukibanemo, nibura wongere wishimeho. Kandi mu by'ukuri urwaye ino ndwara ukabura umuntu wo kuguhumuriza, no gupfa wapfa, ariko nibura ufite umuntu ukwereka urukundo, ukwereka yuko akwishimiye, aho ngaho iminsi ishobora kwisunika, nibura ukabaho unezerewe nubwo wapfa. Ntabwo wapfa nka wa wundi utitabwaho, wakicwa nyine n'indwara ariko nta nubwo wapfa ujyanye agahinda. Hano rwose batangiye kwibutsa ibihe bya kera, amugurira indabo, ubona yuko nyine urukundo rwongeye kuba urukundo, ubona yuko nyine yongeye kumukunda. Arambwira ati nibura mbabarira ibyo nagukoreye byose. Uyu nguyu nibura n'umugira umutima wo guca bugufi. Umugore yari ari hano ngaha ari kuhira indabo, umugabo araza amuvuye inyuma, anjye arambwira ati fora nkuzaniye iki? Ni iki naba nkuzaniye mu by'ukuri? Umugabo arambwira ati aturankanze, ati si uko ko n'iki waba unzaniye peti, mbabarira unyereke. Umugabo yaramweretse asanga ni igipupe. N'umugore nyine arishima cyane, aravuga ati atunzaniye igipupe koko? Ati mana yanjye tukunda ari na cyiza se kubi, atuzi ukuntu mbikunda, ati burya kuko wari uzi ko nkunda ibintu nk'ibi ngibi. Umugabo ambwira ati nyine ndabizi, ati niyo mpamvu nyikuzaniye. Mu by'ukuri umugabo yaciye bugufi, aciye bugufi bitewe n'indwara uno mugore arwaye. Nibura amuhereza umunezero w'igihe gitoya, abe yamuhereza igihe gito cyo kuba ari kumwe nawe. Urabona rwose uno mugore yambwiye ati urakoze cyane rwose, nibura iki ngiye kugenda ntereke nyine ku buriri kijye kimara irungu. Umugabo nawe ambwira ati nanjye rwose nakiguze ngira ngo kikunezeze mu gihe nyine uri wenyine, ujye ugipfumbata nyine kikumara irungu, nko mu gihe ndi mu kazi, ndi muri bizinesi z'akazi. Umugore ari ahangaha ari kwitegura agiye gusohokana n'umugabo, hari ikintu yabonye. Ese ni iki uno mugore abonye kikamuka?
ese ni igiki umugore abonye giteye ubwoba? Umugore yatangiye gupfuka imisatsi. Mana nyagasani ndebera iby'uyu mugore. Yari arimo gusokoza abona umusatsi utangiye gupfuka. Kandi ubyibuke iyo urwaye kanseri umusatsi utangira gupfuka nyine, uruhu rugasa umweru nyine ugahinduka. Uyu nguyu nawe umusatsi watangiye gupfuka, abona yuko nyamara ibintu bikomeye. Umugabo yaje ahangaha nyine amubwira ati itegure tugende tuye gutembera. Abona nyine umugore yahatinze aza kumureba. Aje hano ngasanga umugore arimo kurira. Ese ni iki kiri kuriza uno mugore? Umugore atangiye kurira, abona umugabo nyine amuturutse inyuma aramubwira ati rwose ihangane. Ati ihangane nta kintu na kimwe uzaba ndi kumwe nawe. Wigira ubwoba, wiganya wikiheba. Ati njyewe ndahari ku bwawe. Nubwo ari kumuhumuriza ariko umugore ntari kubyumva. Umugore ntakabyumva habe na gatoya. Nawe ntago waba uri muri kino gihe nukuri ngo ugire ijambo na rimwe wumva. Ubu wumva yuko nyine ari ukuguhumuriza ariko nta kintu byahinduraho kuri iyo ndwara. Umugabo nyine yarababaye kuko atigeze nibura amwitaho, nibura ngo abe yabasha kuba yamuvuza. Umugabo nawe arababaragira, agira umutima nyine uhagaze, ariko ntibyabujije nyine urugendo rwabo kugenda. Umugore hano ngaha yaraje nyine ari kwishima ambwira ati hohote mbega ahantu heza. Arangije ambwira ati ako se mugabo wanjye reka nibura nkubaze, mu gihe nzaba ntakiri uzaba umeze ute? Uzaba ubayeho ute? Umugabo ambwira ati iryo jambo wirimbwira ndakwinginze, nanjye wishaka kumbabaza. arambwira ati uzajyayo ko ndi kumwe nawe. arambwira ati nta hantu wajya. Ati ndabizi neza yuko utapfa, ntago wansiga muri ubu buzima. Ati ndakubwiye rwose ibyo bintu ndabikubujije nongere kuvuga ayo magambo. Ntago akwiriye rwose, umva yuko uri kumwe n'Imana, nta hantu uzajya kandi ufite amahirwe rwose 100% yo kuba wakira. Ati hari n'umuganga nahamagaye kugira ngo aza kwiteho. Uyu nguyu ambwira ati umuganga? Ambwira ati rwose hari umuganga nahamagaye w'inzobere uzaba uturutse muri biriya bihugu bikomeye nyine, uzaba uje kukwitaho. Rero wigira ikibazo nta hantu uzajya, nta kintu uzaba, uracyafite amahirwe rwose 80% yo gukira. Kandi urumva ayo ngayo ni menshi. Ariko nubwo ari kubimubwira umugore ntari kubyumva. Aramubwira ati basi ndakwinginze nibura abanza unganirize, biramutse bibayeho yuko ngenda se, nibura washaka umugore mwiza nkanjye cyangwa washaka babagore nyine badaha agaciro abagabo. Ati nibura uramutse ubonye ngiye, uzashaka umugore mwiza, umugore uzagukunda, ntuzapfe kwita ku isura y'abantu, ahubwo uzite ku mugore mwiza nyine uzagukunda, akazana kubyarira ukabaho wishimye. Ati ndakwinginze rwose ntuzapfe gutoragura ibyo ubonye ngo nuko muhuriye mu kabari, ngo nuko ubonye kari mwiza. Uwo nguwo rwose abo ngabo uzabanza ubagenzure. Umugabo ambwira ati ndabizi ndagukunda kandi nta hantu uzajya. Ibyo ngibyo byirengagize rwose. Hano bishimyemo, ariko umugore mu by'ukuri ntabwo ahari. Ndetse n'umugabo nubwo ari kumuhumuriza nawe arabizi neza yuko rwose umugore wasigaje igihe gito, nta gihe kinini asigaje cyo kubaho. Urebe neza, urebe akantu ku kandi. Umugabo hano ngaha yaraje nyine asanga hari urimo kurira. Uwo nguwo wari uri kurira nta wundi ni mushiki wiwe wari urimo kurira, ari kuvuga ati Mana we, ati ibi ni ibiki koko? Ati ibi ni ibiki kubera iki bimeze gutya? Umugore urimo kurira ni mushiki we. Aramubwira ati mbabarira umbwire ni iki kibaye? Ati ni iki kiri kukuriza bigeze ahangaha? Ati mbabarira umbwize ukuri. Uyu nguyu ambwira ati se ubu ni iki nakubwira? Icyo nakubwira ni uko ukwiye kwihangana. Nawe yarabyumvise ahita amenya ikibaye, ahita amenya yuko umugore we nyine aragiye acisheni, ubu aragiye nyine avuye ku isi y'abazima, ntabwo akibarizwa ku isi y'abazima. Uyu nguyu aramubwira ati rwose ihangane, uri musaza wanjye, Imana izagushumbusha kandi izaguha undi mugore mwiza ugukwiriye. Uno mugabo yararize, arababara cyane, arababara yibuka yuko rwose atigeze nibura amuhereza umwanya, atigeze amuha umwanya mu buzima bwe, nibura ngo abe yamuhereza umwanya ntamuhemukire.
umugabo rero byose nyine niko atekereza ukuntu umugore we agiye atabanje nibura ngo amuvuze, ahise yihutira kugenda. Umugabo agahinda karamwishe, kandi nawe koko agahinda kakwica. Ibi ngibi ntabwo rwose byanezeza umutima wawe niba uwukunda waramuhemukiye nk'uku nguku. Ibi byose nibyo yatangiye kwibuka, yibuka ukuntu yagiye amuhemukira, yibuka ukuntu atamuhaye umwanya, ahubwo umwanya yawuhaye iriya ndaya ye. Abona nyine ukuntu atigeze nibura afata umwanya mu buzima bwe ngo amwiteho, nibura agende ntagire icyo yishinja. Atangira kugenda nyine yibukaho nyuma amagambo yagiye ambwira ati nubwo wampemukiye rwose nta kibazo. Bagasekamo nyine hano ngaho ubona yaratangiye kumuha imbabazi. Ibyo byose umugabo akagenda abyibuka. Mushiki ambwira ati rwose ihangane, nanjye ntago nakabyifuje yuko wasigara wenyine, ariko kubera ko bibayeho nta kundi, nta kindi cyo gukora. Mw'abantu mwe mutagira impuhwe, mu gihe mufite abantu nimubiteho, kuko ejo n'ejo bundi ntago muzi ko bizaba bimeze. Ari igihe uno munsi waba mufite ejo ukamuhomba. Rero aho kugira ngo uzicuze ibyo utakoze, ahubwo bikore nagenda uzasigara uvuga ati ntacyo nicuza, noneho ibyo nari nkwiye gukora narabikoze. Mu by'ukuri ntukajya uca inyuma umugore wawe, kuko ejo n'ejo bundi ntabwo uzi ko bizaba bimeze. Niyo mpamvu udakwiye guhemuka uwo ari we wese ngo umuhemukire, kuko mu gihe atazaba agiye aruzicuza impamvu utamwitayeho. Rero wowe ukwiriye gukora ugifite uburyo nyine, ukita ku mugore wawe cyangwa ukita kuri famiye yawe, kugira ngo ejo nihagira ugenda nibura uzababazwe nuko agiye, ariko nibura ntubabazwe nuko utamwitayeho. Nuko nk'uko filime yacu tuyirangije, umugabo yaje hano ngaha rwose aje ku gituro, aza kureba nyine umugore we ari kurira nyine ababaye pe. Ntabwo uno mugabo yasigaranye ibyishimo, nta munezero na muke yari afite. Nawe urabona nyine nizi nyungu zavuyemo mu kutamwitaho. Ni ibingibi yasaruye nyine. Mu by'ukuri asigaye wenyine ari kurira kubera ko yakundaga nyine atagihari. Ibingibi rwose urabona ni amahano yakoze. Nawe ntabwo waba ukunda umugore wawe noheza ngo umuzaneho izindi ndaya, noneho mu buriri bw'umugore. Uko ni ugusuzugura bikomeye, ni ugukabya bikomeye. Uno mugabo nyine ikiza ni uko yihannye nyine, umugore we agenda amubabariye, nta rubanza kimufite. Ariko uyu nguyu we yasigaye yishinja, asigara yishinja ibibi byose yamukoreye. Amubwira ati rwose ndakwinginze, nubwo utari kunyumva, nubwo ahura utanyumva ndabizi neza, ariko mbabarira. Ati ibyo nagukoreye ntago nari nkwiye kubikora. Ati nabaye umugabo w'ikigwari, ntago nigeze ndinda isezerano ryanjye, ntago ibyo nagusezeranije tutarabana ntago nigeze mbiharanira. Narakubabaje bishoboka, nakoze ibikomeye byose urabyihanganira, ukajya unambabarira mu by'ukuri, ariko ngiye nkomeza kukugora nkubabariza umutima. Ariko ndakwinginze kuri ino nshuro mbabarira, ndakwinginze. Ati nibura tuzahurire mu ijuru twese tumeze neza twishimye. Ati mbabarira. Nuko ngo tuyirangije, nuko turangije filimi yacu. Niba utarakoze subscribe, ndakwinginze kura subscribe. Nandi wakura filimi nziza uretse hano kuri Filimi Vibes, n'ahandi honyine nangaha wayisanga. We niba utarakoze subscribe, yikora ukande na like ndetse na share na comment. Kembazanira indi filimi iryoshye kurusha iyi ngiyi mu kanya gatoya.